Reka mbasuhuze inshuti za Ibicu TV, nkomeza nizera ko mumeze neza cyane. Abatarakora subscribe ndabashishikariza kubikora vuba kugira ngo bakomeze kugerwaho n'amakuru mashya kandi aboneye tuba twabateguriye. Urupfu rw'abakobwa babiri b'impanga, Maria na Consolata Mwakikuti, rwashavuje abantu benshi cyane mu gihugu cya Tanzania ndetse no hanze yacyo, bitewe n'uko abakobwa bari baravuzwe cyane kubera ukuntu bavutse bameze ari impanga, bafatanye ndetse banasangiye bimwe mu bice by'umubiri w'umuntu nk'umwijima ndetse n'ibihaha. Kuri iki cyumweru tariki 6 Kamena nibwo hamenyekanye urupfu rw'abana babiri b'abakobwa bavutse ari impanga bafatanye. Urupfu rwabo rukaba rwababaje abantu benshi batandukanye mu gihugu cya Tanzania. Aba bakobwa bitabye Imana bafite imyaka igera kuri 22 nyuma y'uko bajyanwe mu bitaro mu mpera z'umwaka ushize 2017 kubera ibibazo by'indwara zibasira umutima bari batangiye guhura nabyo. Aba bakobwa bapfuye bamaze gusoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, bize mu buryo bugoranye dore ko bafashwaga n'abagira neza ndetse na leta. Gusa bakaba bapfanye inzozi zo kuba bakwiga amashuri ya kaminuza kuko ari byo byari mu nzozi zabo. Abantu benshi cyane muri Tanzania barimo na Perezida John Pombe Magufuli batangaje akababaro gakomeye cyane batewe n'urupfu rw'aba bakobwa. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Magufuli yavuze ko ababajwe cyane n'urupfu rwa Maria na Consolata kuko ngo bari bafite inzozi zo kuzakorera igihugu cyabo. Ibi Perezida yabivuze ashingiye ko ubwo abakobwa baganiraga na BBC batangaje ko bateganya kuzajya kwigisha ubwo bazaba barangije amashuri yabo, bakazaba babikora bifashishije mudasobwa. Maria na Consolata bahereye kera bamaganira kuri ibyo kuba bafatanurwa kuko bahoraga bafite icyizere ko igihe cya nyacyo nicyagera bazabona umugabo umwe maze nabo bakubaka urugo nk'uko abandi bakobwa babigenza. Aba bana bari barapfushije ababyeyi babo bakiri bato cyane maze barerwa n'umuryango w'abagira neza witwa Maria Consolata. Uyu muryango ukaba ari nawo wari warabise amazina. Komeza uryoherwe n'amakuru Ibicu TV kugezaho. Niba utarakora subscribe ugira vuba ubikore kandi ntibagirwe no gusangiza inshuti zawe amakuru nk'aya. Imana ikomeze ibane namwe.